Bridge Sport. Bridge Sport. Yes, na makuru agenda avugwa hirya no hino agiye atandukanye, makuru menshi agenda azindutse avugwa muri iki cyumweru dutangiye. Ni cyumweru kirimo imikino myinshi cyane, ni cyumweru kirimo marandevu akomeye, harimo imikino y'igikombe cy'amahoro ndetse n'imikino y'igikombe cya shampiyona. Mwagiye mubyumva cyane cyane ku munsi w'ejo nibwo mwatangiye kumva inkuru zigiye zitandukanye zivuga ku mutoza Julien Mete ndetse n'andi makuru agiye atandukanye mu ikipe ya Rayon Sport. Hari inkuru zavugaga ko Julien Mete agiye guhagarikwa imikino isigaye, akaba ngo agomba guhagarikwa imikino isigaye yose kubera uburyo bamushinja ko yagize uburangare mu kijyanye n'imitegurirwe ndetse n'imikinirwe ya match iheruka. Ni umukino batsinzwemo n'ikipe ya Etincelle ibitego 3-1. Byarababaje cyane, byababaje abareyo, bibabaza abayobozi b'iyi kipe ndetse n'abandi bose bayiba hafi. Hanyuma bafata umwanzuro wo kuba agahagarikwa imikino yose isigaye, imikino y'igikombe cy'amahoro ntayitoze ndetse n'imikino isigaye ya shampiyona ntayitoze. Hanyuma umuntu akibaza, twari dufite impungenge zo kwibaza ngo ese ninde wasigara ari gutoza ino kipe ya Rayon Sport? Ese amakuru avuga ko yagize uburangare ndetse akaba atarabashije gukontrola vestiaire, ikipe ye ikaba yaravuzwemo ibijyanye no kugurisha ndetse no gufixinga match. Ese byagenze gute? Aha ngangiye kuguha amakuru y'ukuri ndetse na byinshi cyane byatangajwe mu ijoro ryakeye bijyanye n'ikipe ya Rayon Sport. Na makuru mu by'ukuri ku bafana ba Rayon Sport, na makuru meza cyane, na makuru basubizamo icyizere ndetse akaba afite byinshi ategura kuri dore ko imikino y'igikombe cy'amahoro iri muri iki cyumweru, iri kuri uno wa gatatu niho hari umukino ubanza. Nta mwanya wo gutegereza uhari. Abayobozi ba Rayon Sport bagombaga gufixinga bino bintu hakiri kare, bakaba babikura mu nzira uko bimeze byose. Ayo niyo makuru tugiye kuba tuganiraho hano kuri Bridge Sport. Niba utarakora subscribe, ni icyo gihe rwose wakozamo urutoki, ntago bigoranye cyane, cyangwa se niba waranayikoze nabyo kanda kuri like. Nakubwiye ngo kuri like ikintu bidufasha kuba niba uri umukunzi w'ikipe turi kuganiraho cyangwa se ukaba uri umukunzi w'imikino muri rusange, bidufasha ko iyi video yagera ku bandi bakunda ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba wowe uyibonye hari igihe wakoze like, ari wo utumye ikuza hafi, ukaba nawe wabasha kumenya byinshi cyane bigenda bivugirwa mu makipe tugiye dufana agiye atandukanye muri rusange. So gukora kuri like biramfasha nanjye kubera ko bituma nyine amakuru bagezaho cyangwa se amakuru tuba turi kuganiraho agera ku bantu benshi cyarimwe muri rusange. Niko kamaro kayo. Reka mpere ku witwa Julien Mete. Julien Mete mwari mwumvishe inkuru zivugwa ko ashobora kuba agiye guhagarikwa imikino isigaye, gusa ibyo ngibyo sibyo ubuyobozi bwamaze kuba bubinyomoza. Abantu benshi bagendaga bibaza bati ese aramutse ahagaritswe imikino isigaye, imikino ya shampiyona ko ari imikino itarenze 4, ko ari imikino 4 yonyine, hanyuma imikino y'igikombe cy'amahoro kuwe kimwe cya kabiri ndetse no kugitwara n'indi mikino 3, ese birashoboka ko wabona undi mutoza waza agahagarara mu cyuho cye kandi ukaba wakuramo umusaruro muzima? Twese igisubizo twatekerezaga biragoye ko bino byashoboka. Ese ikipe wayiha Rebitsa Ayobanga? Uyu nguyu ni umutoza ishinzwe kubongerera ingufu, birumvikana umaranye nabigihe rimwe na rimwe yagendaga anabatoza, dore ko itandukana ry'uwitwa Mohamed wa Dena Rayon Sport, uyu Rebitsa niwe wabasigaranye. Ariko nanone wakwibaza ngo ubushobozi bw'uyu mugabo bwatuma atoza ino kipe igeze aho rukomeye, igeze mu mahina, ese burashoboka? Abasesenguzi benshi bahuriza ku gisubizo cy'uko bigoranye, ndetse n'ubuyobozi bukaba bwaje nabwo gutekereza bukareba bugasanga projet uyu nguyu Julien Mete ari kubaka ntago uyisesa kano kanya ngo uyicamo kabiri ngo kubera ko ari ikibazo cya match imwe batsinzwe na Etincelle. Bibaho mu mupira, gutsinda, kunganya no gutsindwa byose bibaho.
bati byatubayeho, yego byaratubabaje, ntabwo tuba twifuza ko umufana wa Rayon Sport cyangwa se umukunzi wa Rayon Sport yagaragara ababaye, ariko nibyo twategura imikino iri imbere tukabasha kuba twayitwaramo neza. So bimeze bite? Julien Mete arakomezanya n'ikipe ya Rayon Sport. Ibyo ngibyo byo byamaze kuba biri confirme, n'abatekerezaga ko agomba guhagarikwa babyibagirwe, ntago bishoboka, nta nubwo bihari. Ubwo n'ubuyobozi bwamaze kuba bubitangaza ko bumufitiye icyizere kandi burakomeza gukorana projet z'umupira w'amaguru nawe, dore ko bari no kwinjira muri gahunda ya transfer, kandi uyu mugabo nawe bigiragamo uruhare nkaho ari we nk'umuyobozi uzatwara ino squad bazagura akayitoza, yabigiragamo uruhare akurikije n'ikibazo cy'imyanya ituzuye muri Rayon Sport cyangwa se muri Murera. So nkagera ku cyitwa imyitozo iri gukoreshwa. Ejo nababwiraga ko abakinnyi bose mu makipe yose bahise bagaruka mu myitozo, dore ko imikino ya shampiyona irakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Already ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya APR Football Club yo kuwa gatandatu nimugoroba bahise bahurizwa hamwe direct batangira imyitozo, dore ko umukino wabo uri uno munsi kuri uyu wa mbere nibwo umukino uhari. Baraza gukina umukino w'irarane batakina icyumweru cyashize. Birumvikana ko Rayon Sport nayo yaje kuba itangira imyitozo, ifite umukino kuri wa gatatu w'igikombe cy'amahoro n'ikipe ya Bugesera. Muti imyitozo imeze gute? Mu myitozo abakinnyi bose barahari, ndetse umutoza w'ubwe yivugira ko uyu mukino awiteguye nka finali. Ati havuzwe byinshi, havuzwe ikintu cyitwa fixing, ngo wenda ngo ikipe ya Bugesera ngo yaturekurira mu cyamahoro, ngo ariko ngo natwe tukazayirekurira muri shampiyona. Ati ibyo nta bihari. Ati icyo nakwizeza abakunzi ba Rayon Sport, tugiye gukina umupira kandi tugiye kubereka ko turi ikipe ikomeye, tugiye kubereka ko turi ikipe bahoze bifuza, ya kipe barazwe n'abasekuruza babo, ya yindi bahora ku mutima, ya yindi baba mu maraso. Tugiye kubereka ubushobozi bwacu. Uwo ni Julien Mete. Hanyuma imyitozo uko imeze, hakozwe imyitozo n'uyu munsi harakorwa indi. Birumvikana cyane ko turaza gukomeza kugenda tuyikurikirana, tukababwira tuti bimeze bite, bihagaze gute. Mwe nimugire impungenge, niba uri umukunzi wa Rayon Sport ndahakubera rwose, ndakubwira kuva ku cyatsi cyaho bakorera imyitozo kugeza mu mpapuro, kuzamuka kugeza muri staff technique, ndaba mari ndakubwira uko bimeze. So ni igikombe cy'amahoro bafite kuri uyu wa gatatu. Ni imikino birumvikana, ni umukino ubanza n'uwo kwishyura. Umukino ubanza ugomba kubera i Kigali, umukino Rayon Sport ifite na Bugesera ugomba kubera i Kigali. Impungenge zirimo abafana bagize, ni umukino uri mu mibyizi hagati saa 9 z'amanywa. Birumvikana ko ikipe ya Rayon Sport igomba gukina hakiri ku manywa. Impinduka twareze babwiye ko zabaye mu minsi yashize, kubera ko stade ya Pele Stadium ntago igikoreshwa nijoro kubera ikibazo cy'amatara. Ferwafa yagaragaje impungenge z'uko ikibazo cy'amatara na generateur yo kuri stade itagishobora kuyacana yose, bigatuma ikijyanye n'amashusho ndetse n'abakinnyi mu kibuga babangamirwa. Ferwafa ihitamo kuzana imikino yose hakiri ku manywa. Imikino izagiba saa 6:30 na saa 9. Ibyo mubimenyere, ni gutyo bimeze. Uyu mukino w'igikombe cy'amahoro uzaba ku isaha ya saa 9 kuri uno wa gatatu. Ni imyitozo rero ndi kugarukaho, ni imyitozo ya Rayon Sport. Abakinnyi bose bameze neza, bitabira imyitozo. Mitima Isaac, defense yose irimo Nsabimana Aimable ndetse na Mitima Isaac, ubwo nibo nari mpereyeho kubera ko nabonaga rwose bakoresha ingufu nyinshi na Serumogo. Abazamu barahari, Kadime Ndiaye ndetse na Simon Tamare barahari, bari ready kuri uno mukino, ndetse n'abakinnyi bagiye batandukanye. So kuri kapiteni Muhire Kevin nawe yijeje abafana n'abandi bakunzi ba Rayon Sport ko ikijyanye n'umukino wo kuri wa gatatu ni umukino ngo bagomba gukina nka finale. Ni umukino mu by'ukuri, ni umukino ukomeye cyane, ni umukino bafata nk'ibyiringiro byabo byo kuba basohoka. Ibyo byose barabizi ko ari umukino mu by'ukuri ushobora kubaha itike yo kuba basohokera igihugu mu mikino ya CAF Confederation Cup, dore ko igikombe cya shampiyona cyo biragoye.
byumvikana ko bagomba gutaha ku gikombe cy'amahoro. Muhire Keve nka kapitene ati igikombe giheruka nitwe tugifite, tugomba kukidefanda, twagitwaye dukuyemo amakipe yose, birumvikana akomeye kubera ko batsinze ikipe ya APR kuri finali. Murabyibuka rwose igitego cyanjye Ndahimana Eric Gasongo, kugeza ubu nawe arahari, nta mpungenge bafite, nta mukinnyi ufite imvune kugeza ubu ngubu muri Murera, bose barahari. Igisigaye ni amahitamo y'umutoza, agapanga line up. Abantu bagendaga bamushinja kugenda ahinduragura ama line up, agenda changinga mu kijyanye nuko bahagaze mu kibuga, ariko we akababwira ati mfite shortage y'abakinnyi, murabizi ko twatakaje abakinnyi babanza mu kibuga barenga 5. Noneho iyo ngize ikibazo nkabona hakagira umwe uhabwa ikarita cyangwa se ugira suspension yo kuba atakina umukino, ati bitabingora muri line up, ariko babakinnyi babanzamo inkingi za mwamba zanjye zose zirahari kuri uno mukino, mwitege ko tugiye gukora akantu gakomeye cyane. So uyu mukino tuwuvaho hari icyo tugiye kwinjiraho cyane, kijyanye cyane n'amatransferi. Ayo yari amakuru agenda avugwa aramutse nakubwiraga ku kitwa umutoza Julien Mete, ndetse n'impungenge zo guhagarikwa muri no kipe ko ntazihari. Abafana muryame musinzire mutegereze kuwa gatatu nibwo uyu mukino uhari, ndetse n'umutoza wanyu arahari mu by'ukuri ntahateze kujya, ndetse na projet ziracyakomeje zo kubaka ino kipe ya Rayon Sport. Reka mbe nsubikiye hano, turaza gukomeza tuganire ku kijyanye n'amakuru ya transfer ndetse n'andi makuru agenda caracara mu mupira w'u Rwanda hano i Nyarugenge. Muze gukomeza kubana natwe. Bridge Sport. Bridge Sport.